mbabwiye hari ikintu ushaka kubaza nabonye Pasi asa kwerekana umukobwa wo mu diaspora hano iwabo byagenze biti kihe byanunguye nyine mpamvu nashatse guhamagara ariko akamukubwira kuri WhatsApp isi biriya bintu muba murimo kumwabwira abanyarwanda ko mukundana bari praka bari ibiki kintu rinzi yuko mwana mukundana ariko ikintu cyanunguye ni ukubona bwa mutipe Pasi aza kwerekana umukobwa nyine iwabo avuga ati rero ibintu se ntangira kubona bya bindi by'abanyarwanda nyine baba bakura amakuru wambwije kuri mwana yewe nga nta makuru mba nifitiye cyangwa nuriya nawe niwe praka nyine ari kubeshya ababyeyi asende kana kwiyamye nago ndi baby wawe ugenda ubyise wajyanye iwanyu mana yanjye uranumuje se wandekuye wanyumisa atakuraba agamba baratudaserera kandi niwongere kunkurikira jewe umva ko nkunda ama ubundi wandekuye so tuwamubwiye akamba uko atabimeze bite Musama umva mureka aga turi kumwe mwumvishe ya voice note